mwaramutse neza muraho. Buri muntu wese yifuza kujya mu muryango wa Illuminati Rwanda turamwandika kandi turamwakira neza cyane. Iyo wemeye kubahiriza amategeko n'amabwiriza turakwandika. Amategeko n'amabwiriza agenga umuryango wa Illuminati Rwanda kugira ngo winjiremo uhabwe amafaranga yose wifuza mu muryango wa Illuminati Rwanda. Amafaranga arahari rwose. Icyo usabwa ni ukwiyandikisha, gutanga igitambo, gukorerwa imigenzo. Kwiyandikisha ni amafaranga 26,000. Iyo utayafite ujya mu cyiciro cy'abaciriritse ukiyandikisha ku 13,600. Iyo utayafite urabyihorera ukareka kwinjira mu muryango wa Illuminati Rwanda ukabyihorera. Kwiyandikisha n'uburenganzira bwawe, nta muntu ugwatira kwiyandikisha. Amafaranga arahari aratangwa mu muryango wa Illuminati Rwanda. Iyo umaze kwiyandikisha uhabwa 3,200,000 kuri mobile money yawe. Ako kanya mu minota 2 uhita uhabwa 3,200,000 kuri mobile money yawe. Noneho ukazaza ku cyicaro gutanga igitambo, gukorerwa imigenzo no gufata ikarita yawe twagukoreye uzanye igitambo wahisemo gutamba. Ushaka gutanga umuntu, inka, intama, urukwavu, ihene, ingurube, inkoko, uhitamo icyo ushaka muri ibyo byose biterwa n'ubutunzi wifuza. Kwinjira mu muryango wa Illuminati Rwanda bisaba kugira ibanga ry'ahantu ukura ubutunzi. Aba bantu bose ubona bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bafite amafaranga yabo, n'abamenye ibanga ryo kwinjira mu muryango wa Illuminati Rwanda tukabahindurira ubuzima. Bamwe na bamwe mujya mwumva ngo Illuminati Rwanda igutegeka ibintu bigoye. Ntabwo igutegeka ibintu bigoye, we niwe wihitiramo icyo uzakora mu butunzi twaguhaye. Amafaranga yacu agira kondisiyo. Ntiwemerewe kuyatura mu rusengero, ntiwemerewe kubaka ibipangu birenze 3, ntiwemerewe kugura imodoka zirenze 3, ntiwemerewe kurya inyama z'igitambo watambye. Nimba ushaka kuba umunyamuryango wa Illuminati Rwanda ukaba umuntu ukomeye ukagira amafaranga yawe rwose, ukubaka amazu ugacuruza bigakomera, iyandikishe. Nimba utabishaka ubyihorere, n'uburenganzira bwawe. Iyandikishe nguhindurire ubuzima aho utuye mu ikaritsiye ndetse no hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi ndabafasha kandi nkabahindurira ubuzima. Nimba